Yesu ashimwe mwene data. Reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana ikomeje kutugenda no kuturengera. Imana ikomeje kuhaba mu buryo bwose. Duherukana n'ubundi twari turi kumwe, twari turi ku ntego y'ijambo rivuga ati nimwe mwagumanye nanjye. Ubwo Yesu Kristo yanezererwaga n'abantu bamwubashye bakamugumaho bakamunambaho, ari mu bigeragezo, ari mu rugamba rwo kugeragezwa. Yarageragejwe kugira ngo natwe nitugera mu bihe byo kugeragezwa tuzumve yuko ikigeragezo ari rusange, ntukiganyire cyangwa se ngo wivovote, ahubwo ugikomerana nawe. Uyu munsi nashaka kubwira ngo intwaro yawe yitwaye ute, cyangwa se uyifashe ute, wirinde. Koresha intwaro yawe neza. Ijambo ry'Imana usanga muri Luka 11 umurongo wa 21 ari kuvuga ngo umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro. Uwo ni umunyamaboko ufite intwaro. Intwaro yawe uyikoresha ute, uyitwaye ute, wirinze ute? Umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro. Intwaro dufite rero ikomeye iruta izindi no gusenga. Ntabwo turwanisha ibipfunsi, ntabwo turwanisha inkoni, ntabwo turwanisha amagambo, ntabwo twirwanirira, ahubwo turwanirira. Bityo rero dushobozwa no gutsinda urugamba ari uko twasenze. Hari intambara tunyuramo zo kubura akazi. Ni urugamba rukomeye wowe utanatekereza ndetse ubone no kuvuga. Hari urugamba unyuramo utarinze neza urugo rwawe cyangwa ibintu byawe ugatsinda. Kandi byose tubirindisha mu gusenga, niyo ntwaro ikomeye. Intwaro mfite ikomeye ni gusenga. Nawe rero intwaro yawe yikoreshe neza, usenge. Urinde ibintu byawe, urinde urugo rwawe, urinde akazi kawe, urinde ubucuruzi bwawe, urinde abana bawe, barindishe gusenga. Utasenze rero ibyo biranga. Wa mukobwa we utasenze urinde ibintu byawe neza, biranga. Bibuka watwaye inda utabiteganyaga, mariage yawe igapfa. Wa musore we utarinze ibintu byawe, ushobora kwibuka wateye inda, wafite mariage igapfa. Wa mupapa utarinze ibintu byawe, wa mama utarinze ibintu byawe, urugo rwasenyuka, ejo bikanga. Ariko nusenga karinda umubiri wawe, karinda ubugingo bwawe, karinda ibintu byawe, byose bikaba amahoro. Amahoro azagwira ku buzima bwawe, ubugingo bwawe buzagira amahoro. Mwene data, senga urinde ibintu byawe. Uwo nguwo ni umunyamaboko ufite intwaro. Yarinze urugo rwe neza, ibintu bye biba amahoro. Rinda urugo rwawe, ukoresha intwaro.